ikipe ya Rayon Sport yanganyije na Gasogi mu mukino wo ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda 2025-2026. Akaba ari umukino wakinwe kuri iki cyumweru saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Uko umukino wagenze muri rusange byarangiye ari ibitego 2-2, amakipe yombi yanganyije. Ubundi ngiye kugerageza kubabwira uko umupira wagenze muri rusange. Umupira ugitangira, uwo bita Tambwe Guruwari wa Rayon Sport niwe watangije umukino, ashyira umupira inyuma ugera kuri Tony Kitoga, azamura umupira muremure imbere gusa, maze Ngubana Malik ahita awukoraho. Gasogi niyo yari ifite umupira ku munota wa gatatu, ariko irahererekanya gake gake ishaka uburyo igera imbere y'izamu. Byakomeje, Rayon Sport nayo ifungura amazamu. Ikipe ya Rayon Sport yafunguye amazamu ku gitego cya Tambwe Guruwari ku munota wa gatanu, aha umupira Tony Kitoga. Rayon Sport yishimira igitego cyari kihuse cyane ku munota wa gatanu. Ku munota wa karindwi Rayon Sport yaribonye ikindi gitego cya kabiri, ariko Tambwe Guruwari yongeye kubona umupira mwiza rwose mu rubuga rw'amahina, akisuganya kari kuri shoti Cyuzuzo Emegaye ahita atabara, ariko ashyira umupira muri koroneri, igitego nticyajyamo. Ku munota wa 9 koroneri ya Rayon Sport Aziz Bassan yarazamukanye umupira neza, ariko ageze mu rubuga rw'amahina Ngubana Malik awumukuraho arawurenza. Umukino wakomeje gukomeza, umukino wari ufite ishyaka muri rusange kuko Rayon Sport yakomezaga kwataka, ubwo ni nako Gasogi nayo yakomezaga kwataka, yerekana imbaraga zikomeye cyane. Gasogi yaje kubona igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Ngonogayi Herve ku mupira wari uvuye ku koroneri, ubundi akoza hagati igitego gihita kijyamo. Ngo hari ku munota wa 16. Bigeze ku munota 21, nyuma yo kwishyura Murera yari irimo irashaka uko yabona igitego cy'itsinzi, uwo bita Cindy Paul Jesus yazamuye umupira yinjira mu rubuga rw'amahina, are kuri shoti gusa rinyura impande y'izamu gato. Abantu barakangarana kuko ryari ishoti ryari rigiye kwinjira mu izamu. Nyuma gato ku munota 23 uwo bita Danindi Kumana yazamukanye umupira nanone acenga awuhinduye imbere y'izamu, ashyira muri koroneri, ariko koroneri nayo itagize ikintu itanga. Ku munota 29 Gasogi yatsinze igitego cya kabiri, ariko igitego cyatsinzwe na Gasogi, umupira wari utakajwe n'abakinnyi ba Rayon Sport. Ubundi uwo bita Kokowete Udo are kuri shoti rirerire ari inyuma y'urubuga rw'amahina, riruhukira mu cundura. Gasogi ibitsinze igitego cya kabiri, hakaba hari ku munota wa 29 w'igice cya mbere. Mu minota ya 33, 35 hafi aho ngaho, mu minota 40 kugeza ku munota wa 40 Rayon Sport yakomeje kwisanzura. Hari nkaho Rayon Sport rwose yarashe uburyo bwinshi. Ku munota 44 yarashe uburyo bwashoboraga kuvamo igitego ku mupira Tambwe Guruwari yari abonye, ari kuri shoti gusa rinyura hepfo y'izamu, naryo ntibyagira ikintu rifata, ariko Rayon Sport yakomeje kwataka. Igice cya mbere rero kikaba cyaje kurangira Gasogi iyoboye n'ibitego 2-1. Gasogi ikaba yari yamaze kwizera yuko iri bubone aya manota iyo yatahane, ariko buri wese nyine ikabatekereza umupira uba ari umupira. Bibutse ko wowe utarakanda subscribe kandi ukaba uri kumva uburyo tuba tubahabereye ku kibuga, icyo ngusaba rwose ntabwo kigoye, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana tuganira ku makuru y'imikino n'andi makuru y'imyidagaduro hano kuri Rafa TV show.
twagiye mu gice cya kabiri ubwo Rayon Sport yarije yakoze impinduka mu kibuga, havamo bita Ntarindwa Aimable, uwo bita Tonic Togan Aziz Basane, hajyamo Muhammad Sheri, Harerimana Abdelaziz ndetse na Ishimwe Fiston. Ku minota 49 uwo bita Shimimana Emmanuel bita Kabange yahinduye umupira, usanga Muhammad Sheri agiye kuhindura imbere y'izamu, myugariro wa Gasogi awukuramo, nabwo bwari uburyo bwakangaranyije kuko igitego cyari kigiye kujyamo, ariko ku minota 53 Rayon Sport yabonye igitego cyo kwishyura, kikaba ari igitego cyaturutse kuri Harerimana Abdelaziz ku mupira wari uhinduwe imbere y'izamu na Cindy Paul Jesus, umusanga aho yari yihagarariye mu nguni yo hepfo, awushyira mu ncundura. Rayon Sport ibirishyuye. Hakomeje kubaho uburyo bwinshi cyane nko ku minota 57 uwo bita Kokowete Udo wa Gasogi yakorewe ikosa na Ndayishimiye Richard, hatangwa kufra, ariko iyo kufra nta kintu yatanze. Ku minota 59 Gasogi yakoze impinduka mu kibuga, havamo Dani Ndikumana maze hajyamo niyo nkuru Elisa, bashakaga uburyo nyine bw'uburyo babona igitego maze bakaza gutahana itsinzi, ibintu bitaje kubahira. Hari ku minota 61 noneho ubwo myugariro Rushema Chris yatabaye Rayon Sport, yakuyemo igitego cyari cyabazwe, igitego cyatumye abantu bose bavuga bati burya Rushema Chris afatiye runini ikipe ya Rayon Sport, kuko abantu benshi aza muri Rayon Sport batangiye kumuvugaho bavuga yuko ashobora kuba ari umugambanyi watumwe nk'uko bajyaga bavuga kuri Ombolenga, ariko iyi shot yakuyemo uyu Rushema Chris ryongeye gutuma abafana ba Rayon Sport bamwizera, nk'uko nanone yabigaragaje muri match zashize. Uyu myugariro Rushema Chris ni myugariro ukomeye, ukomeje kwerekana yuko Rayon Sport ayihabereye, yuko Rayon Sport ayifatiye runini. Byakomeje gutyo buri kipe yataka indi, kugeza ubwo ku munota wa 74 uwo bita Cyuzuzo Emegael yatabaye Gasogi ku mupira waruzamuwe na Bigirimana Bedi, ashaka abakinyi bari imbere y'izamu, ariko arazamuka ukuramo. Nyuma gato yuko nanone uwo bita Muhammad Sheri yeretswe ikarita y'umuhondo nyuma yo kutishimira icyemezo cy'umusifuzi, ubwo hari ubwo Marike Mubana yarazamuwe yarahawe koroneri mu buryo butavuzweho rumwe. Bigeze ku minota 78 uwo bita Harerimana Abdelaziz yongeye kugerageza kure kuri shoti ari inyuma y'urubuga rw'amahina, ariko rinyura hejuru y'izamu kure. Mu minota 85 Rayon Sport yabonye koroneri ku mupira waruzamukanywe na Muhammad Sheri, agiye kuhindura imbere y'izamu, birangira myugariro Gasogi awurengeje, ariko n'ubundi ntacyo yatanze nabwo. Hakimu Amisi wa Gasogi yatsinze igitego cya gatatu, ariko umusifuzi asifura ko yaraririye. Umunyezamu wa Gasogi Cyuzuzo Emegael yaryamye hasi ari kwitabwaho n'abaganga. Umusifuzi wa kane yongeyeho iminota 4, ariko Gasogi yakomeje gukora impinduka, havamo bita Hamisi Hakimu, hajyamo Udahemuka Jean de Dieu. Umukino rero waje kurangira batsinze ibitego 2-2, amakipe yombi akiranuka gutyo. Rayon Sport ikomeza kwibazwaho tese iyi Rayon Sport ko nta kintu iri kutwereka, aho ni yaba nta kintu izatwereka muri iyi season, cyangwa se wenda ni Gasogi ikomeye. Nabyo abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho. None nawe mbwira, urebye ukuntu iyi match yagenze nkuko nanjye mbikubwiye, kuko nari makubereye, wambwira iyi ni Rayon Sport yoroshye cyangwa ni Gasogi ikomeye yazamuye urwego? Mbwira hasi aho ngaho muri komenti, dukomeze n'andi makuru. Ntukajye ucikwa, kandi nibagirwe no gukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi batandukanye.